na mwana na roho mutagatifu amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Twakoze isengesho ry'iminsi 3 kugira ngo Nyagasani aduhe urumuri ku magambo abantu benshi bari kugenda bavuga kuberebana n'urukingo rwa Covid-19. Dushubije amaso inyuma ho gatoya turaza gusanga hari icyorezo kiri kugenda kidutwara abantu benshi bakagendera icyarimwe, mbese cyabaye icyorezo cyatangiye mu mwaka ushize wa 2019 ubwo nubanziriza washize mu mpera z'umwaka wa 2019. Birakomeza rero mu mwaka wa 2020 turakomezanya n'icyo cyorezo tutakishimiye, ariko gikomeza kudutwara inshuti abavandimwe, mbese kiratubabaza. Kugeza n'uyu munsi muri 2021 kiracyakomeza, kandi nubwo tukiri mu ntangiriro z'umwaka ntabwo tubona icyagihagarika, cyane cyane ko kiri kugenda noneho kidukoramo kidutwara abo tuzi. Mu mwaka ushize cyagendaga wenda gitwara abantu rimwe na rimwe tukumva tutabazi, bityo tukumva ko ari ikintu kiri hirya yacu, ariko uko kigenda gikora kubo tuzi kigenda kirushaho kudutera impungenge ndetse n'ubwoba. Ariko nubwo icyo cyorezo kimeze gutyo, abanyabwenge b'isi ntabwo barekeye aho, barashakishije ngo barebe icyaba umuti w'icyo cyorezo, cyane cyane ko nta muti kugeza ubu ufatika wavuga ngo uyu wavura iyo ndwara. Umuti urabura, ariko baravuga bati noneho reka dushake umuti ndetse n'urukingo. Urukingo rero barakomeza baragerageza, ariko baza kuvuga ko ari urukingo rwaba rwabonetse. Ubwo rero abantu nabo batangira kuvuga uko babyumva. Aho rero ubwo nabaye nk'uko na introduction y'iryo sengesho ku muntu wari we wese waba ugiye kumva wenda iyi audio atarasanzwe ari muri audio zabanjirije iyi ngiyi, wenda yakwibaza tese no kubera iki basengeye uru rukingo. Icyatumye rero dufata gahunda yo gusengera uru rukingo nuko kuva bavuga yuko urukingo rwabonetse, abantu benshi bagiye bavuga, inkuru ziracicikana hirya no hino muri za social media, bagenda bavuga bati ni ukwitondera urukingo, babwira abantu mwitondera urukingo, ndetse abantu bagira ubwoba. Ibyo rero byahungabanyije abasenga ndetse n'abadasenga. Abantu bose barahungabanye, baribaza batese dukora iki, tubigenze duti. Muvandimwe mugenzi ugana mu ijuru, ari wowe ndi kubwira uyu munsi, nawe warahungabanye byanze bikunze. Bityo rero muri kwa guhungabana kwacu, Nyagasani Yezu yaraje aransanga turi guhungabana. Arangije arambwira ati kuki muhungabanye? Ndamubwira nti nukubera urukingo bari kuvuga, ni kandi urabona ko bari kuruvuga nabi, mbese ndabimusobanurira. Aravuga ati ariko ntabwo abagenzi bagana mu ijuru mukwiriye guhungabana, muhungabanywa n'ibyo muri kumva, ahubwo mukwiriye gufata igihe cyo gusenga kugira ngo mbasobanurire. Bagenzi tugana mu ijuru, impamvu igisubizo Nyagasani Yezu yampaye ntahise ngitangaza igihe yakimpereye, nuko nagiraga ngo buri wese azafata umwanya akora iryo sengesho. Nkurikije rero igihe twarikoreye, ntekereza yuko n'uwari we waba yarasigaye inyuma mu buryo bwo kumva audio yaba yari yarageze noneho kuri audio yo kuba yabyumva, kuko hari abantu turi kumwe nabo mu rugendo ariko batabona umwanya uhagije kuryo bagenda bumva audio bakererewe. Nihaye igihe cyo kugira ngo mbatangarize icyo Nyagasani Yezu yambwiye, ariko kandi icyo ngicyo yambwiye mu by'ukuri yakimbwiye ku munsi wa mbere w'isengesho. Yezu ni mwiza, aratwiyoboreye bagenzi tugana mu ijuru, ni ukuri ni muhumure, turayobowe kandi turarinzwe bana b'Imana, turarinzwe nimugire ubwoba, na Mariya aradutabara we, turarinzwe. Haleluya. Abasenga nimugire ubwoba, abajya mu ijuru nimugire ubwoba, na Mariya aradutabara we, turarinzwe. Haleluya. Turarinzwe rero, nimuhumure, turarinzwe, tuyobowe n'Imana ikomeye kandi ishobora byose. Haleluya.
uwiyoboye rero ntabwo imuhabya, ahubwo uwo iyoboye imuyobora inzira nziza. Yezu Kristo yaratubwiye ati nigezira ukuri n'ubugingo, ntawe ugera kuri data atanyuzeho. Niba rero dufite inzira tukaba dufite ukuri kandi iyo nzira ari tugeza mu bugingo ari nayo bugingo, kuki twahungabana? Yezu Kristo arambwira ati nimugahungabane, ahubwo mujye mumbaza mbasobanurire. Nabahaye roho wo kubigisha no kubasobanurira. Haleluya. Dufite roho rero ugomba kutwigisha kanadusobanurira. Bityo rero nk'uko Paulo mutagatifu yabyandikiye abanyakorini ati ntibikwiriye ko muba injiji mu byabayishuriwe na Yezu. Kandi mu gusobanura imigani yagiye abwira abantu, yabwiraga rubanda ariko akiherana abigishwa be akabasobanura, akababwira ati mwebweho rero, haleluya, mwagiriwe ubuntu, haleluya, bwo gusobanukirwa ibyanditswe bitagatifu. Ubwo buntu rero bagenzi tugana mu ijuru twarabugiriwe. Izi audio zijya gutangira, haleluya, Nyagasani Yezu yabonaga ko wigishwa mu by'ukuri, ariko ibyo wigishwa ntubyumve neza. Araguhamagara gukura muri ya mbaga y'abandi bantu, agushyira ku ruhande, arakubwira ati reka woweho nkwibwirira. Haleluya, uri muri bamwebweho. Niyo mpamvu rero nanjye iyo mbwira bamwebweho, haleluya, batwebweho, haleluya. Twe turahirwa bageze tugana mu ijuru, kuko ibihishwa abandi twebwe Nyagasani ajya bidusobanurira. Yemeye kugendana natwe, yemera kutwiyoborera kugira ngo tutazavaho tugenda mu buhumyi. Haleluya. Mu minsi yashize twaganiriye mu murima w'imizeti, Yesu abwira abigishwa be ati nimusenge, haleluya, mube maso kandi musenge kugira ngo mutagwa mu bishuko. Haleluya. Iryo rero niryo rikwiriye kutuyobora, mube maso kandi musenge, haleluya, kugira ngo mutagwa mu bishuko. Ubwo rero muri iryo sengesho twabonyemo igisubizo Nyagasani Yezu yanshubije akoresheje ibyanditswe bitagatifu. Nubwo yambwiye ku byanditswe bitagatifu byinshi, ariko hari ijambo rimwe Yezu yatinzeho cyane, akaba ari naryo nanjye ngiye gutindaho nk'uko yabinsobanuriye. Dutangiye rero isengesho. Umunsi wa mbere Yezu Kristo araza ndi muri rozari rwose ati muri gusengera iki harya? Ni wowe watubwiye ngo dusengere kumenya amakuru y'uru rukingo. Arangije arambwira ati ariko ataya ntabwo ari amakuru mukwiriye guhangayikira. Arambwira ati ariko ati harya burya wowe ufite inkingo zingahe? Ngewe ku giti cyanjye namubwiye, ngewe ku giti cyanjye mubwira ko inkingo nzi izo mfiteho inkovu. Hari ukuntu kera bajyaga badukingira noneho tugasigarana inkovu ndetse nini cyane ku ntugu, ku maboko, mbese abantu benshi bo mu gihe cyacu ko ariko bateraga urushinge rumwe rugatera benshi, usanga abantu bafite inkovu nini zigaragara. Ngewe rero ku giti cyanjye nari mfite inkovu izo nabaraga zari 5. Noneho rero arambwira ati izo nizo wowe ubona. None se aba bana banyu mubyara murabakingiza? Ni cyane rwose turabakingiza. Nibuka yuko iyo umwana akivuka bamuha urukingo, hanyuma yagira ukwezi kumwe bakamuha urundi, amezi 2 urundi, amezi 3 urundi, inkingo zikamerera n'aba bana ariko tukazibateza kandi zikaba ari itegeko. Ubwo ndi kumusobanurira Yesu Kristo buri gihe agiye kukwigisha hera kubyuzi kugira ngo gusobanurire ibyo utazi. Izo nkingo rero hari zo baneje ndi umwana mutoya, hari nizo nanjye ubwanjye niteje nzubwenge. Muzo niteje nzubwenge harimo urukingo rwa hepatite, mu bihe bishize rwose bararunteye ndaruzi. Hari n'urukingo rwa fièvre jaune. Izo nkingo ngewe bazinteye nzubwenge. Urwa fièvre jaune nta nubwo naruhawe rimwe, ndumva nararuhawe nk'inshuro 2. Urwa hepatite narwo twaruhawe inshuro 3 kugira ngo mbese izo nshuro zibe zuzuye. Noneho Yezu Kristo arambwira ati ese izo nkingo ko baziguteye waruzi aho zaturutse? Ntago mpazi. Ese abazikoze uzi icyo bari bagambiriye? Ntabwo nyizi. None se kuki waziteje? Nuko badutegekaga kuziteza. Ati nuko rero n'izindi bazabategeka kuziteza, muzakore nk'uko mwakoze ku zindi. Narwo n'urukingo nk'izindi.
icyo nicyo gisubizo cya mbere Yezu yampaye. Inkingo zose duteza abana bacu ntabwo tuzibateza kubera ko twabonye ko zanditseho wenda ngo made in China cyangwa in Rwanda cyangwa se in America, ntabwo tubirebaho. Twe tujya kwa muganga kubera ko tuzi ko leta idashobora kutuyobya, tukavuga tuti izi nkingo nizo ziterwa abana. Abana turabajyana tukamenya itariki y'urukingo ndetse rukanabagwa nabi. Aba bana b'ubu ngubu bo muri iki gihe twebwe baduteraga ku maboko, ariko ubu ngubu abana basigaye babatera ku matako ndetse bakabatera ku matako yombi inshinge ebyiri. Bamanza kumuha gatonyanga, barangiza bakamutera urushinge ku itako rimwe n'urundi ku rindi tako. Umwana tugahita tumuha ikinini cy'umuriro cya suppositoire. Ubwo ndi kuvuga nyine uko ababyeyi tubigenza, wenda n'abatabizi mu bimenye niko bimeze, kandi natekereza ko ku isi yose ariko bimeze. Uwo mwana akagira ibibazo umunsi wose, akarara arira, ukaba uzi ko ari urukingo rwamumereye nabi. Umwana akagira umuriro, umwana akagira amarira, umwana akagira umunabi, kandi ukabona ko ababara ku matako, ariko ntabwo tureka kurumuteza. Bagenzi tugana mu ijuru, ibyo nibyo Nyagasani Yezu yambwiye ahereye ku byo dusanzwe tuzi, nk'uko yahuguye abigishwa bajyaga Emawusi, ahereye ku byo baganiraga. Nanjye rero ajya kumbwira kugira ngo mbikubwire, yambwiye ahereye ku byo njyewe nzi. Izo nkingo zose rero tujya kuzitezwa cyangwa kuziteza abana bacu, ntabwo tujya tuza, ahubwo twemera yuko ibyo abayobozi b'ibihugu batubwira biba ari byo. Ntabwo twiteza ziriya nkingo kubera ko twarwaye, ahubwo tuziteza kugira ngo twirinde kurwara. Haleluya! Ndizera ko turi kugendana bagenzi tugana mu ijuru. Nyagasani Yezu rero amaze kunganiriza gutyo, ajya noneho no mu byanditswe. Aho ngaho rero niho ngiye kukujyana mu byanditswe bitagatifu kugira ngo umenye ko hari ibibazo isi ifite kandi utagomba kugwamo. Anjyana mu byanditswe bitagatifu mu ivanjiri yanditswe na Matayo, umutwe wa 24, umurongo wa 6 kugeza ku murongo n'umurongo wa 6 wonyine. Muzumva n'ibimenyetso bizabanziriza ayo makuba. Muzumva bavuga intambara, mwumve n'impuha zayo, ariko ntimuzakuke umutima kuko bigomba kuba, nyamara si byo herezo. Ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Nyagasani Yezu rero ntabwo ari aho nyine yanyigishirije, ariko ahangaha niho yatinze cyane. Haleluya! Hari no mu ivanjiri yanditswe na Matayo, ubwo ndahakubwira cyane cyane kugira ngo wenda uze nawe gufata akanya ugende uhareba. Matayo umutwe wa 6, umurongo wa 25 kugera ku wa 34, ariko cyane cyane umurongo wa 34 avuga ngo mwiterwe impagarara n'ibyejo, umunsi w'ejo uzazana impagarara zawo, umuruho wa buri munsi urahagije. Haleluya! Haleluya! Aya magambo rero Nyagasani Yezu yayambwiye, ambwira ko abantu batari bakwiriye guhangayikishwa n'urukingo, ntabwo byari bikwiriye. Arangije rero anyigisha cyane kuri aya magambo yo muri Matayo umutwe wa 24, umurongo wa 6 maze kugusomera, aho havuga ngo muzumva bavuga intambara, mwumve n'impuha zayo, ariko ntimuzakuke umutima kuko bigomba kuba, nyamara si byo herezo. Haleluya! Amena. Ahangaha rero Nyagasani Yezu ambwira, yavuze cyane ku kintu cyitwa amatwi. Aya matwi dufite iki gihe akwiriye gukora ikintu akwiriye gukora. Haleluya! Ndabwira cyane cyane abagenzi bagana mu ijuru, bagenzi mugana mu ijuru, muri kugwa mu makosa mutakabaye mugwamo. Muri kugwa mu makosa ajyanye n'iki? Ajyanye no kumva impuha. Mwibuke yuko turi muri izi audio dutangira n'ababwiye ni inkuru z'impuha muzireke. Niba wemeye ko tugendana, reka tugende mu ijambo ry'Imana, niryo nzakuyoboramo, ariko ureke impuha.
Haleluya. Ni naho nahereye mbwira abantu nti ngewe ntimukanyohereze buriya buhanuzi bwo hirya no hino, ntabwo ari ubwanjye, ngewe burya mbwita impuha, si uko butari bwo, kuko impuha ntabwo biba bivuga inkuru z'ibinyoma gusa. Impuha zishobora kuba ari n'ukuri, ariko ukuri utihagarariyeho kuba atari ukuri kwawe, icyo gihe kuba ari impuha. Haleluya. Nababwiye ukuntu Yezu Kristo yanyigishe ku kintu cyitwa ukuri. Haleluya. Kandi buriya reka mbabwire bagenzi mugana mu ijuru, burya abagenzi bagoye bajya bahanisha n'abahanuzi. Ibyo mbibabwire, hari ibintu Musa yagiye ahura nabyo bitewe n'Abayisiraheli, hari amarira Musa yagiye arira bitewe n'imyitwarire y'Abayisiraheli. None nanjye muri gutuma ndira amarira atakabaye imbere ya Yesu, ngiye kumubaza bitewe n'impuha. Kandi izo mpuha ngewe nababwiye ko ntajya njya kuri social media kuzishakayo, nimwe mwagiye muzinyoherereza ngo dore ibyo hariya ngo bavuga, ngo dore ibyo hariya bavuga. Bigo birumvikana, biravugwa hirya no hino, naho umuntu atajya kuzishaka zikora ku buryo zikugeraho. Ariko ngewe ku giti cyanjye ntabwo nigeze mpaguruka kujya gushaka izo mpuha, nimwe mwazimpaye. Nanjye nageze imbere ya Yezu ndabarega, ndavuga ni bamizo mu nkuru zimpuha. Icyambere cyo reka nkubwire mugenzi ugana mu ijuru, social media zirakora rwose, kandi abazikoresha ntabwo bose ari abagenzi bagana mu ijuru. Hari abazikoresha mu buryo bwo kubaka, hari n'abazikoresha mu buryo bwo gusenya. Bityo rero ibintu byose biri muri social media ntabwo tugomba kubifata nk'ukuri. Kimwe wenda nuko tutagomba kubifata nk'ibinyoma, kuko n'izi audio ziraca muri social media kugira ngo zikugereho. Biravuga iki rero? Biravuga ngo turi mu gihe cyo gushishoza. Mu gushishoza rero nimureke dufate ibintu bidufitiye akamaro, ibidafite akamaro tubijugunye. Haleluya. Mugenzi ugana mu ijuru, fata ikigufitiye akamaro. Ubwo rero muragenda mukajya kuri za YouTube, mukajya kuri za Instagram, mukajya kuri za za Twitter, mukagenda murebaho izo nkuru. Ese mugenzi ugana mu ijuru, niba ukeneye inkuru ikubera urumuri rukumurikira ugana mu ijuru, ufite ikihe kibazo ujya gushaka inkuru zimuha kuri social media? Reka nkubwire rero. Haleluya. Hari inkuru nyinshi cyane, ariko nushaka izikugusha uzazibona, nushaka izikujyana mu ijuru uzazibona. Hari inkuru ikomeye, hari urwandiko rukomeye rukuri imbere, ntabwo wigeze urufungura ngo urebe ibyanditsemo, ariko izahano urazifungura. Urwo rwandiko rwanditse imbere yawe ni Bibiliya, twarabivuze. Iyi ni ibaruwa twandikiwe n'umukunzi, amaze kutwandikira atubwira ibizaba byose. Matayo umutwe wa 24 yarabidusobanuriye, arangije atubwira uko bizagenda, atubwira ibizaba, ibimenyetso bizabanziriza ayo makuba. Turabifite bagenzi tugana mu ijuru. Yezu Kristo aduha ububasha, arangije aratwohereza. Ariko uyu munsi wo kugira ngo dusome ibidufitiye akamaro byubaka roho zacu, ahubwo duteze amatwi ibyo abantu barimo kuvuga. Babandi bavuga ngo urukingo ngo ruje kwica abantu, ugasanga ibyo ngibyo nibyo turi guhererekanya, aho guhererekanya ijambo ry'Imana. Ayo ni amakosa twebwe abagenzi bagana mu ijuru turi gukora. Kandi Yezu Kristo yabinyeretse uko nguko, abinyereka ariko usobanura icyo bita impuha, ari nazo zaduteye gusenga isengesho rimeze gutya, tuhagaze ku mpuha. Arambwira ati rero abagenzi bagana mu ijuru mukwiriye kumenya yuko hari umurongo umwe ubayobora. Uwo murongo ni uwo kumva ijambo ry'Imana mukihatira kurishyira mu bikorwa, ariko kandi nimwihutire kwakira ibyo abantu bavuga. Uburyo mbayoboye murabuzi, uburyo mbigishiriza murabuzi, kuki mujya gushakisha ibindi ahandi? Bagenzi tugana mu ijuru, ibi bintu byinshi cyane turi kugenda duhura nabyo, ukugutitira dufite muri twebwe biri guterwa n'iki? No kudashaka kuyoborwa n'Imana imwe, ngo ahubwo tugashaka kumenya ngo turi kuyoborwa n'Imana, ariko turi no kuyoborwa n'isi. Isi ni kuyobora, izaguhabya. Nushaka kumenya amakuru y'isi uzahangayika rwose. Tugaruke rero kuri iri jambo, muzumva bavuga intambara, mwumve. Ubu turi gukoresha iki? Amatwi. Muzumva bavuga intambara, mwumve n'impuha zayo, ariko ntimuzakuka umutima. Haleluya. Muzumva
kumva byo ntabwo wabihagarika, biragenda ukabyumva abantu babivuga, ariko aleluya ntimuzakuka umutima. Amatwi azaguha ariko ntukuke umutima. Umva reka nkubwire, ntabwo Nyagasani kugira ngo akurinde agiye kukuziba amatwi. Amatwi yawe arazibutse, urumva, uzumva abantu batitira, uzumva abantu bavuga intambara, uzumva abantu bavuga impuha zayo, ariko haleluya hari amabwiriza ufite, ntuzakuka umutima. Haleluya, ntuzigere ukuka umutima. Kudakuka umutima ni ukugira gute? Ni ukuvuga ngo ntacyo bivuze, ntacyo bimbwiye, kuko uwo nayobotse ndamuzi. Haleluya, mugenzi ugana mu ijuru, uri kumva ibyo nkubwira? None rero wowe wumvishishije amatwi, cyangwa se wasomye kubera kusoma, cyangwa abandi bakoherereje, urangije ukuka umutima. Umaze gukuka umutima, nanjye unkura umutima, uba intumwa yo gukura umutima. Ubu ni igihe rero tugomba gushishoza cyane, ntabwo tugomba kuba intumwa zo gukura umutima, ahubwo tugomba kuba intumwa zo gusana imitima. Haleluya, dusanzwe tujya mu misa, Yezu Kristo atubwira mu buryo bwinshi. Ujya mu misa padiri akigisha, ujya mu rusengero pasiteri akigisha. Ndahamya neza ko padiri atigeze yigisha mu misa ngo bakristo ijambo ry'Imana ravuga ngo mwirinde urukingo. Ntabwo padiri yabivuze. Ngewe aho nagiye mu misa kugeza ubu nta padiri urabivuga. Pasiteri ntabwo njya mu nsengero zindi, ntabwo nzi ko abapasiteri bigisha, ariko niba hari umuntu uri muri izi audio waba warumvise pasiteri avuga ati bagenzi bakristo muramenya nemuziteze ruya rukingo, kuko Uwiteka yambwiye yuko ari urukingo rupfuye. Uwo nguwo azabibazwa na pasiteri we. Mbese ubwo bazifite uko bazabyumvikanaho, singiye guhagara ku by'uwo mupasiteri ubwo afite iyerekwa rye, ngenda kubwira iby'iyerekwa ryanjye. Ariko twebwe nk'abagenzi bagana mu ijuru dusanzwe dufite uburyo tuyobowe. Niba kiliziya itarabitubwiye, amasengero dusengeramo akaba atarabitubwiye, hari izo nkuru twazikuye he? Ntitwazikuye mu mpuha. Umva uko Nyagasani Yezu Kristo akubwira, mwumve n'impuha zayo. Impuha ni iki rero? Kugira ngo abagenzi tugana mu ijuru twirinde impuha, tugomba kubanza kumenya impuha ni iki. Icyo bita impuha cyangwa rimeri mu Kifaransa, rumors mu Cyongereza, rimeri ni ikintu navuga ngo ni inkuru ikwiriye, igenda isakaye, yihuta kandi ikagera ku bantu bose, idafite aho iturutse. Uko buryo iyo ukurikiye burya iyo nkuru uza gusanga ukuri kwayo kugoye kukumenya, ariko igakwira kandi igakwira vuba vuba. Isoko y'izi inkuru rero ndavuga impuha, Nyagasani Yezu Kristo yayimbujije, kandi narabibabwiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu cyangwa na karindwi, ntabwo nibuka neza umwaka, ariko yaraje arambaza ati ibyo uri kumva bavuga ni ibiki? Mbimusubiriramo, atese wowe uko wabibonye bimeze gute? Mubwira uko nge nabibonye. Arambwira ati rero wigendera ku by'abandi bavuga, kuko iby'abandi bavuga bishobora kuba ari ukuri kwabo, ariko siko kuri kwawe. Ukuri kwawe ni ukuhe? Mubwira ibyo nari nabonye. Arambwira ngo guhera uyu munsi ntuzongere kugendera ku by'abandi bavuga, uzagendere ku byo umutima wawe wakweretse. Narabibabwiye bagenzi tugana mu ijuru, ndanababwira ni mwirinde impuha, kuko ubu turi mu gihe cy'impuha zikomeye cyane. Kandi impuha ntabwo ziba zigamije kubaka, inyinshi ziba zigamije gusenya. None rero hariho impuha sekibi iri kugenda ikwirakwiza ku isi yose kugira ngo ice abantu intege, mu mpamvu zayo bwite twe tutazi, kuko ntabwo twajya gukora analize, ariko ni ukubera iki ngo sekibi ari gukoresha impuha cyane cyane abagira nyine ngo akure abantu umutima. Icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri, anatera abantu kwigomeka ku butegetsi. Burya muritonde cyane, kuko niba igihugu gihagurutse kikavuga kiti tugiye kugura inkingo abaturage baziteze, wowe ukaba uri muri ba bantu batari buziteze, ubwo ni ukuvuga ngo uri muri ba bandi bameze gute, bigometse ku butegetsi, niko babita.
abigometse ku butegetsi burya n'abantu wenda sinavuga ngo nabasenya ingoma bashaka kugira ngo wenda bakore mbese bahiri ku butegetsi babugeho oya burya kwigomeka ku butegetsi ni no kutumva icyo amategeko y'icyo gihugu akubwira bakakubwira bati aha ngaho utisimpa ubwo ubutigometse ubu uri ikigomeke Sekibi rero ari gutera abantu ubwo bwigomeke aciye mu bintu byinshi cyane. Ubu ni igihe cyo gushishoza kuko ni igihe Sekibi arimo gukoresha amanyanga kugira ngo yigarurire benshi. Tubyumve neza abagenzi tugana mu ijuru, tubyumve neza kandi tubyumve pe. Nyagasani Yezu yarambwira ati ubisobanure nk'uko mbikubwiye. Aya magambo uri kumva ijwi ni Umumararungu Louise, iri jwi ni Umumararungu Louise, ariko amagambo sayanjye ntabwo ari ayanjye. Njyewe ndi iki kugira ngo mbe nahagarara imbere y'abantu imbaga ingana gutya mbabwire nti nimufate urukingo? Ndi igiki? Ese ubugingo bwanyu ngewe nabushinganisha? Ariko Nyagasani Yezu yambwiye ngo mbabwire ngo haleluya nimwumve impuha, haleluya, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ariko nimuzakuka umutima, haleluya. Izi mpuha rero zigamije kugira gute? Kudukura umutima, kandi umutima wacu warakutse koko. Abantu mwakutse umutima muri kunyandikira ngo mama Louise ngo ubuse noneho tubigenze dute? Nibyo, gukuka umutima ni ngombwa, kuko iyo umenye ko ikintu gishobora kugukura ku Mana nta kuntu utagira ubwo. Haleluya. Erega dushobora no kwemera tugapfa kugira ngo twitandukanye n'Imana ishobora byose. Icyo cyo gukuka umutima kwawe rero ndacyumva rwose, ndacyumva, kuko hari ibyahishuwe bidusobanura ukuntu cya kimenyetso cy'umubare wa 666 kizabaho. Abantu rero bagifitiye impungenge, ariko naragisobanuye mbabwira ko icyo kimenyetso n'uyu munsi kirakora, kabone naho abantu batagifite ku gahanga. Ntabwo uzajya gukuramo inda, ntabwo uzajya kwica, ntabwo uzahora mu mugambi wo kugira nabi ngo wibwire ngo icyo kimenyetso ntukifiteho. Ukifiteho kuko abazarangiza gutyo bazarimbuka. Haleluya. Nimugishakire ku gahanga. Yego hari igihe kizaza wenda kigakora mu buryo budasanzwe, ariko n'uyu munsi kirahari. Abagira nabi bose bafite icyo kimenyetso. Haleluya. Abirwa bakwiza impuha abo bafite icyo kimenyetso. Abantu bagenda baca abandi intege bababuza kujya mu ijuru, abo ngabo bafite icyo kimenyetso, kuko icyo kimenyetso kigamije gukura abantu mu byizerwa, kigamije kuyobora abantu mu nzira yo kurimbuka. None se ubu nta bantu barimbuka ngo nuko icyo kimenyetso ngo kitari cyajya ku gahanga? Ugasanga rero dutewe ubwoba, turatitiye ku mpamvu zitakabaye. Bagenzi tugana mu ijuru mwitonde cyane. Iki kimenyetso cy'umubare wa 666 ni ikimenyetso cy'ubugizi bwa nabi, ubugira nabi rero buriho. Abantu barica abandi bashaka ibintu, abantu bimeze nabi ku isahuri, nawe muvandimwe urabizi ko ubugira nabi buhari. Icyo kimenyetso rero nushaka ukita ubwo bugira nabi, uraza gusanga rero kiri gukora. Ariko uzaba intwari kugeza ku ndunduro, ukihangana, ukirinda ubugira nabi, ukirinda ikibi cyose, uzatsinda. Haleluya, uzatsinda. Nuko rero reka ngaruke ku ijambo ryitwa impuha. Izo mpuha buri kumva hirya no hino zigamije guca abantu intege. Nibyo hari igihe bavuga bati wenda umuntu ukaba wabona ari televiziyo y'ahanaha yabitangaje umuntu runaka ndetse akanivuga amazina, ariko ndagira ngo nkubwire ngo uwo muntu atakwihamagaye ngo mubiganireho, uwo muntu ntago wamenya niba koko batari kubimwitirira. Reka nkubwire impamvu izi social media tugomba kuzitondera. Mu bihe byashize bigeze gukwirakwiza inkuru, papa ari kuvuga ati ndabasaba imbabazi rwose narabayobeje, ukabona papa ari kuvuga kandi bakavuga yuko ibyo ari kuvuga ari ibyo ngibyo, ariko ntibyari byo, ntabwo byari byo rwose. Byaje kugaragara ko hari impuha. Mu bihe byashize bigeze kuvuga ngo Bibiliya igiye guhindurwa, ibyo byari impuha. Bagenzi tugana mu ijuru, bityo rero n'ibindi byose mwe kubiha agaciro, kuko Yezu Kristo yaravuze ngo muzumva bavuga intambara. Bazazivuga rwose, nuvuga ngo abazivuga bashobora no kuba ari abazicura, bamara kuzicura bakagenda bazivuga. Muzabyumva rero babivuga, mwumve n'impuha zayo, intambara, imidugararo, akaga, ibibazo n'ibyo ibi ngibi muzazumva bazivuga, ndetse n'impuha zayo. Igihugu iki niki kigiye guhagurukira iki niki, rega byatangiye, erega ihangire niri rimeranye nabi niri, ibyo muzabyumva.
haleluya. Ngo ariko umva umuti nyagasani Yezu yaduhaye, ariko ntimuzakuke umutima. Haleluya. Impamvu tutagomba gukuka umutima ni iyihe? Ngo kuko ibyo bigomba kuba, nyamara si byo herezo. Ibyo bigomba kuba no kuvuga iki? Ibyo bihuha bizabaho, abantu bafite imitima mibi yo kwamamaza ibi bazabaho, nta nubwo muzabahagarika, ariko rero ntabwo ari byo herezo. Haleluya. Bazavuga, iyo bavuze se uragenda wagera mu mahanga, wenda kera mu bihe byashize wajyaga mu bantu ugasanga abantu baratitiye ngo ubususubiye mu Rwanda, ngo yiwe ngo barakwica, we ngo mu Rwanda ngo bimeze nabi, ariko ntacyo twigeze tuba. Imuha abajyagayo barababwiraga ngo ngo nimugende ngo mu Rwanda. Ni urugero mfashe kuko ibyo byarabaye rwose mu Rwanda, rwose mu Rwanda, ariko ntabwo abantu bariho mugenzi ugana mu ijuru. Ndi kukubwira nti impuha zibaho, kandi impuha ziba ahanini ziba zigamije guca abantu intege ndetse no kubakura umutima. Haleluya. Turitondera impuha ziriho kuri ubu, kuko Sekibuzi afite icyo agambiriye kuri twebwe. Mwabyumvise rero ko izo nkuru twumvise ari impuha. Impamvu ari impuha nuko nta hantu zifatiye ngo uvuge uti nge naganiriye na runaka ukora muri laboratoire niyambwira ko ibi bintu bavangavanze ari ibintu byo kugira ngo byice abantu. Birashoboka, ntabwo ari ukuvuga ko atari byo cyangwa se ko izo mpuha zose ari ibinyoma, ariko twebwe ntabwo icyo nyagasana tuyoboyeho uyu munsi ari ugushaka kumenya composition chimique z'urwo rukingo. Nta nubwo ari nacyo yambwiye ngo muzarwiteza nk'uko mwiteje izindi se muzi zikora iki. Ikindi kandi mu bigomba kubimenya nuko umuntu ashobora kwiteza urukingo noneho rukaba rwamugwa nabi, nta gitangaza kirimo. Iyo rero ntabwo ariyo kese tugomba guheraho ngo tuvuge ngo uru rukingo ngo urumva ngo nurwo kwica abantu, ngo kubera yuko ngo rwose ngo noneho ngo hari n'uwarwiteje ngo arapfa. Abantu bazapfa nyine, ibyica abantu byo birahari. Hari abantu wenda muri 2019 batari barwaye, njye mvuga indwara ziriho ubu, batari barwaye diabete, batari barwaye hypertension, batari barwaye hepatite, batari bafite kanseri, ariko bishwe na covid. Ni ukuvuga rero ngo igare ribaho. Niba ari ryo gare ryacu rya covid tuzataha, ariko ntabwo ikibazo ari ugutaha, ahubwo nitugenda tuzajyahe. Aha ntabwo ari iwacu. Twongere twibukiranye ko turi gutinya izo ngingo, turi kwihambira kubera ko dutinya gupfa. Ariko impamvu dutinya gupfa nuko tutari kwemera yuko tugomba gutaha. Hari umuvandimwe yambwaterega ati mama Louise atunsabire kudapfa, atahubwo ngewe nzahindurwa ukundi. Ndavuga nayo ko guhindurwa ukundi ni iki? Hegana Yezu yihinduye ukundi ariko arapfa. Yohani atari Yohani Batista yahinduye ukundi igihe bamushyiraga mu mavuta, yacanye bamushyira amahinduka umusoni, yahindutse ukundi se, ariko bica mu mubabaro, ariko nyuma yawe yarapfuye. Ntabwo rero wavuga ngo uzakwepa urupfu keretse nyagasani nagaruka aje gutwara itorero agasanga ugihumeka, nabwo ari kuzababara. Ibyo wenda tuzagira igihe cyo kubiganiraho, kuko nayo ni sije ndende ishobora kuzavugaho igihe kirekire, ikitwa guhindurwa ukundi. None rero agenzi tugana mu ijuru, ngiye kubibutsa abo turibo, ari nacyo nyagasani Yezu yambwiye. Nimwumva abo turibo kugira ngo mubone gutitira cyangwa gukuka umutima. Ivanjiri yanditswe na Mariko umutwe wa 16 guhera ku murongo wa 17 kugereza ku murongo wa 18. Dore kandi n'ibimenyetso bizaranga abazaba bemeye mu izina ryanjye: bazirukana roho mbi, bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka, nibagira kandi icyo banywa cyica ntacyo kizabatwara, bazaramburira ibiganza ku barwayi bakire. Amina. Jambo ry'Imana, dushimiye Imana. Muvandi, niba uri muri aba ngaba, dore kandi ibimenyetso bizaranga abazaba bemeye. Haleluya. Niba uri mu bemeye ufite ikihe kibazo, umva uko bigiye kukugendekera. Mu izina ryanjye, we ninde? Ni Yezu. Yezu abonekera be, niyo titiro. Ubwo nuvuga ngo Yezu ni uri kuvuga. Yaraje hanyuma Yezu yongera kubabonekera babiri muri bo, nuko arababonekera arangije aranabaganiriza, arababwira ati
nimujye mu isi hose mwamamaza inkuru nziza mu biremwa byose, uzemera akabatizwa azakira, utazemera azacibwa. Haleluya. Uzemera akabatizwa, warabatijwe, waremeye warabatijwe, ati dore kandi n'ibimenyetso bizaranga bazaba bemeye. Haleluya. Niyo baba batarabatizwa umva ibimenyetso bizabaranga. Mu izina ryanjye bazirukana roho mbi. Haleluya. Bazavuga indimi nshya. Haleluya. Bazafata inzoka, nibagira kandi nicyo banywa cyica ntacyo kizabatwara. Haleluya. Muvandimwe wigana mu ijuru, aya magambo yafite urahungabanywa n'iki koko? Urayafite aya magambo? Niba urwo rukingo rwifitemo ubumara, emera mu izina rya Yesu, uvuga uti mu izina rya Yesu Kristo ubumara nibugira icyo buntwara. Ngo bazabudushyiramo, ngo ubwo niko abantu baba bavuga, ngo bazadutera urukingo, ngo nuko ngo babe babasha ngo kudukontorora, ngo bakontorore n'ibitekerezo byacu. Ariko nyamara reka nkubwire, nge naje gusanga imigambi y'abantu atari yo migambi y'Imana. Hari ababikoze wenda bitari no mu rukingo ariko batageze ku cyo bagombaga gukora. Hari abantu bigeze bifuza kurimbura isi ntibabishoboye. Hari abagiye barema ibitwaro bya kirimbuzi. Ndagira ngo mbikubwire muvandimwe, hari abantu bafite ibitwaro bya kirimbuzi ngo bishobora kurambika isi ako kanya ariko ntibabishoboye. Ese ubwo wavuga ko ibyo bitwaro bya kirimbuzi babikiye iki kandi barabikoze? Ni urukundo rw'isi se? Ni imwe bafite iyi si se? Oya, hari Imana ibereye maso isi, kandi Imana yaravuze ngo niba ndi mu ruhande rwawe, haleluya, umwanzi wawe yaba nde? Ni Zaburi. Niba uhoraho, haleluya, ari mu ruhande rwawe, mbese niki cyagutera ubwoba? Ese mutima wanjye niki kiguciye intege kandi ukangirira mwamaganya? Iringira Imana ukomeze kuyiringira, iyo mukiza wawe n'umubyeyi wawe. Roho yanjye ifite inyota Imana nyir'ubuzima. Haleluya. Ubundi niki kiguciye intege? Nanjye kimbwire. Ngurumva ngo mama Louise ngo bagiye kudutera urukingo, ubundi zo bagute ugeza utarakingirwa. Ikindi kandi Yesu yambwiye nacyo ntareka kuvuga, yarambwiye ngo nta nari mu rukingo rubaho indwara itaragaragara. No kuvuga ngo iyi ndwara yagaragaye nibwo bahereye kuri ya mikrobe cyangwa se ya babita mikrobe, izindi bazose bazita mikrobe. Hari za virisi, nk'iyi ngiyi ni virisi. Iyo rero bahereye kuri ya virisi bagenda bareba icyayica. No kuvuga ngo iyo babonye iyo virisi bashaka intwari iri buyice. Muri wowe uko ikigereranyo Yesu yamaye, muri wowe ufite abasirikare bafite n'imbunda, ariko abo basirikare imbunda bafite ntabwo ziri kubasha guhangara iyo virisi ya Covid-19. None bakavuga bati rero abwo nabashakashatsi nyine bakavuga bati nimureke turebe ko twakora andi masasu cyangwa izindi ntwaro z'ubundi bwoko kugira ngo zibashe kwicuriya musirikare bari abasirikare bashaka. No kuvuga ngo abo basirikare ba Covid nabagizi ba nabi ku buzima bwawe. None rero isi iri gushaka icyatuma babagizi ba nabi baza bagasanga iwawe harakinze. Noneho warangiza ngo bari kugira nabi ngo muri itonde. Ni nko kukubwira ngo inzu yawe irarangaye, none hari abantu bari gushaka kuyikinga, ngo biyikinga nikomeze irangare. Ubwo ni wowe munyabwenge. Abantu ubwo se turavuga babandi bari gushaka urwo rukingo na babandi barimo kubuza abantu kuruterwa, ubwinjiji zaba ari izihe? Ikiri cyo ngewe nabonye Covid ifite ingaruka ku buzima bwa buri muntu, uwigezeho wese bimufiteho ingaruka. Uwaza rero akakubwira ati fata akagatambaro ukikinge mu maso ntabwo iri bukugereho, fata uyu mutaka witwikira imvura ntiri bukunyagire, fata uru rugi ukinge ntabwo umwanzi ari bukwinjirane. Ese uwo ni uri kugira nabi? Ubundi reka nkubaze, kubera iki imvura igwa ugafata umutaka? Ese umutaka wakorewe? Umuntu watekereje gukora umutaka uramuzi?
ariko babonye imvura iriho baravuga bati reka turebe ikintu cyajya gitwikira umuntu, sibyo, bakora umutaka, ndetse bageze bati reka si n'umutaka gusa, reka dukore n'amabati, bityo umuntu uzajya aba ari munsi y'amabati ntago azajya avirwa. Bavandimwe, ibyo byose twarabyakiriye, ariko urukingo rwa covid ruje, kandi covid iri kwica abantu, turi kubibona. Abantu barahangayitse nta muti uri kuyivura, haza umuntu ati nyamara amufasha aka kantu byaborohereza, ngo yangwe ni mu mwamagane, ngo uwo nguwo ngo rwose ngo arashaka kudukontorora. Ariko si ubundi reka tuvuge, wenda reka tuvuge koko arashaka kugukontorora, ubundi covid niyo ikoroheye ari igukontorora koko? Yesu irakoroheye, ahubwo izo nkingo njye navuze Yesu amaze kwisobanura naravuze ariko ubundi zirihe ngo bazidutere? Oya nibazizane tuziteze rwose. Kandi si ubwa mbere mbikubwiye ko Nyagasani Yesu yigeze no kubimbwira rwose mbere y'iki gihe, arambwira ati ntimugaterwe ubwoba n'ibyo mubona, kuko icyo ngewe ndicyo kiruta ibyo byose. Haleluya. Yarongera aratubwira ati ntimugatinye, haleluya, uwakwica umubiri gusa, ahubwo mujye mutinya wakwica ubugingo n'umubiri icyarimwe, sibyo? None rero ndizera yuko ibisobanuro nguhaye hamwe n'ibindi bisobanuro Nyagasani Yesu yagiye ama, ndizera yuko ubumvise icyo ukwiriye gukora. Ntabwo ukwiriye gukuka umutima, ntukwiriye gucika intege, kubera yuko hari Imana ikubereye maso, niba wemera koko. Ubu dore ikibazo kiriho nuko abantu badafite ukwemera gukomeye. Hari umuntu wambwiye aterega atubiye covid iri kugenda yamamara kubera ko abantu badasenga uko bikwiye. Ese twari tunaniwe guhagarika iyo virusi tukavuga tuti mu izina rya Yesu Kristo? Ariko ntabwo twabikoze nyine, ubwo yaratwinjiranye. None rero ni igihe cyo kugira ngo twirinde, turebe icyatuma itatwica ngo itumaremo abantu barimo gupfa. Kandi nta n'ikintu na kimwe, niba urwo rukingo rutabonetse cyangwa uwo muti, nta kintu na kimwe cyemeza ko urupfu rwahagaze. Kandi nkumva bavuga yuko iyo igeze ku bantu basanzwe bafite izindi ndwara, wenda za sima, mbese byo rwose ngo nuko inyuzaho. Ngewe rero ikintu cyo yakintera umujinya, ndavuga ariko se ako kantu kameze, wenda tuvuge ko ari agasimba kageze mu mubiri wawe kakawukontorora, kakakushengesha, kakanakwicira umuntu w'umugabo, ako si ko kabikurusha uwaza akaguha urufunguzo akakubwira ati kinga? Ngewe ntabwo mufata nk'umugome, niba yaranabikoreye ubugome, ariko bwa bugome bwe Nyagasani azabuheraho atugirire neza. Hari igihe abantu bashaka gukora ngo wenda tuvuge ni abacuruzi wenda bakoze urwo rukingo kugira ngo bibonere amafaranga, ariko ni akazi kabo. Ikiri cyo nuko ruzakingira, ngewe ntabwo ruzakingira uwo mucuruzi, sibyo? Nirumara kugukingira rero ya ndwara izaza ntikwice. Rero ntabwo uwo mucuruzi niba ari no gushaka inyungu ze bwite, ntabwo ngewe mureba nk'umugome kurusha ahubwo uwaba yarateye icyo kintu, icyo cyorezo kimaze abantu. Ngo rero nawe twirinze kubijyamo kugira ngo tutazavaho tugira uwo twanga cyangwa turakarira. Kandi wenda Imana yaravuze iti ngiye kwigisha isi nciye muri iki kintu. Kandi turize bavandimwe, abavandimwe muri kunyandikira mama Louise dusengere na bishop yarwaye, ntabwo iyi ndwara itinya abantu. Mbese nta konje igira, nta weekend igira, nta mwene wabo, nta nyina, nta se, nta muvandimwe, mbese ugezeho wese irarimagura. Niyo mpamvu rero dukwiriye kuyamagana. Iyaba ahubwo twashoboraga no gukora imyigaragambyo yo kwamagana covid, tukajya mu muhanda gukora imyigaragambyo tuti turamagana covid, nta yindi myigaragambyo rero dukwiriye gukora, ko covid si umuntu. Imyigaragambyo tuzayikora mu gufata urukingo kandi tukarufata koko. Rero bagenzi tugana mu ijuru, Imana ikomeze kubagirira neza no kubakomeza, mwe kuguma guhungabanywa n'umuyaga, uwo muyaga uhuha ntabwo ari ukwiriye kugutera ubwoba. Ndizera yuko twabyumvise kandi ibyanditswe bitagatifu birabisobanura. Ndagize rero mbwira abagenzi bagana mu ijuru, ni gusenga ni byiza kuko bituma tugira urumuri. Iyo tutabisengera ntabwo twari gusobanukirwa ibingibi, twari kuba mu kintu cyitwa ambiguite, urujijo. Ariko kubera ko twagize igihe cyo kubisengera, Imana yatuvanye imbere y'uru rujijo, ubu turasobanukiwe. Aho uri hose ku isi rero, niba ruzana ngo urwiteze ndetse unashima Imana, uvuga uti nirunge mu mubiri rukora icyo rugomba gukora. Niba ari ryo gare ryawe, itegure ko igihe icyo ari cyo cyose ushobora gutaha. Kandi mpora mbibabwira, ese ubundi niba wenda ufite n'iyo kanseri cyangwa se ikindi kintu, ubwo uba uriho,
rero ndagira ngo nkubwire ntabwo urukingo ruzaza kwica ahubwo ubundi abarukoze rwitwa urukingo rufite gahunda yo gukinga kugira ngo icyo kintu nikiza gisange nta buryo bwo kwinjira. Niba rero rwifitemo ubundi bukana n'ubundi bumara bwo kwica, ibyo ngibyo ntabwo bizaba bitureba. Ikiri cyo nuko hari icyo nemera, tuzanywa uburozi ntacyo buzadutwara mu izina rya Yesu. Haleluya. Erega ubu bubasha turabufite, tuzirukana roho mbi, tuzavuga indimi nshya, bazafata inzoka. Haleluya. Bazafata inzoka nibagira kandi icyo banywa cyica nacyo kizabatwara. Haleluya. Icyo banywa cyica si icyo ngicyo ntacyo kizabatwara mu izina rya Yesu. Niba kigamije ubugome kizasanga ukwemera kwacu kwaratubereye. Haleluya. Urukingo rukomeye. Amena. Erega urukingo n'urukingo umubiri, n'urukingira umubiri, nawe urukingira roho. Haleluya. Turarufite. Amena. Ni kwa kwemera twamaze gushyira mu mitima yacu, ari nako kwatumye dusenga kugira ngo Imana idusobanurire tubashe kubwira ubwoko bwa Isirayeli ko bukwiye kwitwara. Nuko haleluya turabyemeye, rero turabyemeye kandi turakomeje urugendo. Imana ibahe umugisha rero bavandimwe, kandi muhugurane muri aya magambo. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.